Mwaramutse neza bakunzi b'Inimba igitondo cyiza kuri mwebwe mwese twikundanira. Umwanya mwiza rero kuri Win Entertainer, wowe tubana buri munsi umwifurije amahirwe ya Nyagasani. Igihe cyiza rero twari dutegereje, mbega amatsiko, mbega imigambi. Izi ngamba ziri gufatirwa muri iyi filime, ndakwifuriza nawe kugira zimwe muri zo wabasha gufata kuko zaguhindurira ubuzima. Ni ingamba zinejeje, ni ingamba ziri kuzanwa n'umuntu witwa Ravi, akemera akababara ariko kugira ngo yacivinge agere ku cyo ashaka, wenda arebe ko byazamuha amahoro n'umunezero mu hazaza. Umunsi w'ejo ibintu byose byari umuriro, murabizi. Abarwanye murabizi ko hirya no hino bararwanye koko. Aline ejo rero yabaye nk'ingoma y'abaporoso. Ravi amukubita, ageze mu rugo na nyina aramukubita. Ntucikwe rero na hano kuri Win Entertainer, umenyere ibibera kuri uru rubuga rwa sinema nyarwanda, ukamenya abakinnyi bayo, ukamenya imyitwarire n'imico, ukamenya n'icyo tugenderaho n'icyo leta y'u Rwanda isaba kugira ngo yemerere abantu gukina filime. Ese ubundi ibyo mwari mubizi? Murabizi neza ko kugira ngo filime ibashe gusohoka tuyibone hari andi mategeko bisaba. Ntucikwe rero, niba utarakora subscribe, kora subscribe, ubundi twibanire, tera agatebe unyihere comment na like, dukorane uyu munsi tunezerewe. Reka duhere mu rugo kwa Mama Shema. Mama Shema akomeje kuba intare y'ingore, ariko uyu munsi tumwita tu. Yewe nagezeho murakarira. Ntabwo abona uburibwe yaciyemo, ntabwo asubiza inyuma ngo atekereze uko yabayeho. Warumva ko ubuzima yabayemo n'umwana we aribwo ashaka kumubeshamo. Ese koko mutabeshya, uri umubyeyi ibintu Aline yikora, weho wamushyingira umuhungu wawe? Uyu muhungu nawe ameze nk'abahungu bo muri filime z'Ibihinde. Umuhungu utazi kwifatira umwanzuro. Shema, niba byanze va muri urwo rugo, uri umusore mukuru, ujye gushaka ahandi uburi, kuko mama wawe aracyafite ikintu kimeze nk'ihungabana, yabaye nka toromatize. Gerageza uve muri urwo rugo, wenda nawe ubanza utekereza. Ibintu byo kumbwira ngo mugiye kubanza gushaka papa wawe nibyo arakenewe. Turanamukeneye kumumenya, natwe dufite amatsiko yo kumenya niba ariho cyangwa atariho. Ariko se nusanga atakiriho, uzaguma aho hantu, ubuzima bwawe buzajya buhora bubabaye, urukundo rwawe ruhore rubabaye. Icya kabiri, ushobora kuguma muri urwo rugo ukazagira gutyo ugatega umutego. Ese wamenye utega umutego ukisanga mu cyaha, cyangwa ukisanga yakoze ibidakorwa, uzibabarira wowe ubwawe Ravi ari aho ngaho, kandi wakabaye uva muri urwo rugo ukubaka ubuzima bwawe bwa nyabwo. Erega n'umubyeyi, kandi ibyo byose barabikoreshwa nuko bakureba. Babaye batakureba, uwo mukobwa yazinuka akagenda, kuko ntago ari igisubizo cy'ibibazo byawe. Reka twikomereze rero hagati y'urukundo rwa Mimi na Manzi Dr. Ni urukundo ruri gushyuha, ruri kugenda rukura buri kanya. Noneho umunsi w'ejo murabyibuka ko yari yamaze kubwira Ganza ko azajya kumwereka Mimi. Ntuze gucika rero uburyo Manzi yajyanye Ganza kumwereka Mimi. Ganza bikaranya nawe amukunda. Ese Ganza yaba nawe ashaka gukunda muri uru rugo? Ibintu bikomeje kugorana pe. Ibaze umunsi Mimi azamenya ko Neyira ariwe wabwiye Manzi ko anyara ku buriri. Ntabwo uru rugo azarubamo, kuko murabizi ko uru rugo buzuzanya bose kandi badahishanya. Umunsi rero byamenyekanye ko Neyira ari guca inyuma agateranya Manzi na Mimi, ntabwo ibintu bizoroha. Tubigendere mu rugo kwa Mama Ravi. Umunsi w'ejo mwabizi uko yari amaze gukubita Aline, ariko Aline ajya kugenda amusigiye urushyi rwa nyarwo. Ese Mama Ravi muratekereza bikozeho iki? Kuricara arasenga. Mama Ravi nawe ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe.
we yihagurukira avuga ati ari ngomba kumenya icyo uri cyo n'uwuriwe nkakwihanira nkakwigisha umuco ku buryo uzajya umenya ubwenge ukamenya n'igihe cyo kuvugira. Uyu mubyeyi wamuha Aline akaba ariwe umurera, akamurera kuko Aline akeneye umuntu umushyiramo inshyi, akeneye umuntu umuhindura. Wowe mukobwa uri muri iyi sosiyete nyarwanda, niba wiyumvamo imico ukaba ubona ugenda nka Aline, ukora nka Aline, ndakumenyesha ko ejo hazaza ntabwo ari ahawe. Harabura iminsi mikeya tukakumva ufunze ukatiye burundu ahubwo, kuko nta mwana w'umukobwa utinyuka gukubita umubyeyi ungana gutya, nta mwana w'umukobwa uvuga amagambo ukoresha imvugo nyandagazi nk'izo Aline avuga. Ntacyo mumfashe rero dusengere Aline aze gukiranuka. Urukundo ruragurumana hagati ya Shema na Ravi. Shema nubwo yagiye kugisha inama abasore be bakabyemeranya ko bagomba gushakisha, ariko ntago mama wabo akeneye kubumva. Ravi nawe akomeje kuzana ibitekerezo bibubaka byo kubagira inama z'ukuntu batuma mama wabo bumva kandi akababwira. Ese wa mugani wa Manzi Dr. ubundi abana bahagurutse bakajya kwirebera minisitiri, numva igisubizo azajya gukora kuri minisitiri, kuko mama wabo akomeje kuba intare y'ingore. Minisitiri niwe muntu wenyine wabasha gusubiza ibibazo by'aba bana, kuko uyu mubyeyi akomeje kwinangira umutima mubi uko bukeye n'uko bwije. Mama Shema arafata imico nk'iya Aline. Niba ukunda intimba ya Ravi rero ntuze gucika kuri uyu munsi ingamba nzima za Manzi n'umunyabwenge pe, ariko akeneye inama zanyu. Abantu bumva ko papa wa Shema atakiriho n'abumva ko papa wa Shema ariho, mutugire inama y'ukuntu aba bana babyitwaramo n'aho baca. Ese ubundi murumva umubyeyi hagati ya minisitiri na mama Shema wabasha kubabwira ukuri ari wowe? Nimuze gucika rero, ni mu kanya tukaba tubiganiraho byose. Wowe utarakora subscribe rero kambikwibutse, nkwibutse ko hano biba ari byiza kumva ikiganiro gitangira mpaka kirangira. Imana ibandindira.